hari ibintu twavuzeho by'umuntu yari yambajije ngo byo kugira ngo impumuro mbi mu gitsina mbibaza nyine yari yambwiye ngo numvishije ko ngo kuko ari cyo twari twakoze mbere murabizi tuvuga ko tugomba guhura rero arabimbaza abanzaniye KECAPU yego sharu komana nayo ndagukunda shiri wanjye cyagiye oya urumva nanjye nabitekereje ndavuga ariko aya mafaranga ntabwo ari menshi ariko si na make urumva ndavuga ako kubera iki ntayaguha mwanarwana n'umutima ururabye rwanya ariko nibuka ko wambwiye ngo urarukunda byatumara iki se gusenga kugira gute ariko urumva komera ariko mana yanjye imbere y'Imana si uburyarya bw'abagore n'abanzi nta buryarya ngira iyo nakunze umuntu mba numva noneho nashimishijwe n'umwanya cyane wamaye kandi ukuri mana navuga byinshi kandekere muraho neza amahoro y'Imana bane namwe Nyagasani akomeze kubandindira Imana yo mu ijuru ihaze ibyifuzo byanyu umunsi ku wundi mba mbasabira ibyiza nk'uko namwe mubinyifuriza umunsi ku wundi mba mbona ukuntu abantu mugenda mwiyongera mbona ukuntu nkunda kubasaba ngo murebe ibiganiro byanjye koko murabireba nyine byarahindutse mukomereze aho ngaho sinarimerutse gukora ikiganiro ndi njyenyine mbere na mbere ndabanza gusaba imbabazi hari ikiganiro twakoze kimwe twakoze turi benshi na bangwino hari ibintu twavuzeho by'umuntu yari yambajije ngo byo kugira ngo impumuro mbi mu gitsina mbibaza nyine yari yambwiye ngo numvishije ko ngo kuko ari cyo twari twakoze mbere murabizi tuvuga ko tugomba guhura rero arabimbaza arambwira ngo kubera ko muzahura muri benshi uzambarize kino kibazo nkeneye kumva ukuntu nzabigenza twababwiye ko ushobora kujya kwa muganga nyine bakagupima muganga bakaguhereza imiti ariko ngwino ababwira ko hari imiti azi ikora kuri ibyo bintu nyuma yaho rero niyo mpamvu nawe mvuze ngo ndabanza nsaba imbabazi abantu benshi mwaranyandikiye murambwira ngo se waduhaye nimero ya ngwino ngo akatubwira wa muti ngo se ngo ko wanze kudusubiza mu mbabarire ntago nabyanze pe ntago nabyanze umuntu ntago aba yorohewe nawe ufite utuntu twinshi twatumye ninda kubasubiza ariko uyu munsi niyo gahunda nzanye hano hari imiti ibiri ngwino yamaye ndayibereka umuntu uri buhitemo kuyigura azabanza avugisha umuntu wo muri farumasi amubwira ukuntu agomba kuyikoresha ukuntu agomba kuyinywa anamugisha inama niba nyine yayifata atiriwe ajya kwa muganga kuko hari indwara igitsina gore tugira twivura ubwacu tutiriwe tujya kwa muganga uba uzi ngo iyi miti nshobora kuyikoresha nyuma y'amezi aya n'aya kugira ngo mbe meze neza sibyo ngiye kubereka rero iyo miti hama nsubize n'ibindi bintu bimwe na bimwe gutya suyibona ndaza kutuguha ndaza kutumuha umuntu turi kumwe adushyiremo ubwo ngubwo ikindi umuntu uzayikoresha akabona irakora uzongera umbwire dushimire ngo yino watubwiye ino miti hari abantu bambwiye ngo hari ibintu byari bimaze iminsi biri kuvugwa byinshi ahantu bakambwira ngo nize mbivugeho mu by'ukuri ntabwo ibintu byose aba ari ngombwa kuza ngo umuntu abivugeho nabiretse mbishaka nabiretse mbireba ahubwo hari igihe uba ubona ibyo bintu nta mumaro nta n'ikintu biri bukwinjirize n'undi munyarwanda uri bubibwire nawe nta kintu biri bumufashe sinagira ikintu mbivugaho kimwe nk'uko nta kintu ndi bubivugeho usibye kuvuga ko ubuzima bumeze neza ikindi nabasabye kumbwira ibintu mwifuza ko nabakorera yaba ari ibintu bijyanye no guteka mushaka muzambwire nshyire amazi mu isafuriya nyatogose murebe ukuntu abira mpaka rero sindi bukore ikiganiro cy'iminota myinshi ni uko gusa nifuza ko
nuko ani baguporopoje yo abanzaniye kecapu ururabo yego sha rukomana nayo ndagukunda shiri wanjye cyagiye oya ikibazo nabanga ngira kurura wicare gato nabikubwiye ntabwo wabiteye oya wambwiye ko utarizese reka mbanze mvuge gutya ni ryari twavuze ibintu by'indabo urambwira ngo nzaruguha ntabwo nabifashe ngewe nk'ibintu biri seri iyo asante sinakubwiye byose asante imana izagushoboza kecapu muzaniye ururabyo ni rwiza ndamukunda ndamushimira yampaye kuraje utuma ngera aha aho ngeze maze kugera kure kariya ndi guhamagara ndi guhamagara wowe ibintu byose aravugaga ntabwo byumvikanaga byumvaga kubera mikoro urumva muzanira ururabyo ngo ushimire ubundi nayo nzi ko ndi bwandike ukarira akorira Hoya reka maze mubwiye njye mfite akantu k'ukuntu umeze nk'ubu ushobora kuza kwicara mu kanya nyine nkabitekereza nkarira cyangwa nkumva sinzi ukuntu mbaye gusa reka nkubwiye cyagiye warabivuze ngo nzaguha nyine ngiye numva ni ibintu byabo bya blague birarangiye mu gitondo twavuganye sinakubwiye ngo se kuri kuvuga ukuntu nk'aho atari wowe njye nari nagize ngo n'umuntu ndi kuvugisha ntabwo nari mu cyumba ariko ndi no mu cyumba ngiye muri dushe ahubwo nageze aho ndacikwa ndakubwira ngo hari umuntu wakuntumye ariko nshimira umuntu wabyutsemo amafaranga niwe wankoreye neza sha nta mafaranga nari mfite umva biri kundya nzi ko uje gukora umuntu wampaye amafaranga wambuje sinkuvuge ariko urimenye tugiye no kurya urumva ariko ni ukuri mw'abantu mwe mukurikira kecapu ni umwana mwiza si uko turi kumwe uko mumufata inyuma uko mumujajinga ibyo birabareba ari kugira umutima mwiza uzawuhamane ntibazaguca intege abantu bagira ibikomanteri bibi jya ubihorera ukuza arakuzi sibyo kandi natwe twishimiye kuba tugufite ngakomeza ikiganiro cyawe mbabwire ani urakoze imana ikumera umugisha ngewe hari ikintu kimwe nzi abantu nzi ko badatanga kubera ko ari abakire hari n'abakire bafite badatanga batazi no gutanga uko bisa pe shaka umwana ni ukuri ko imana barwerekane neza anita muri kumva ukuntu yawe asante ndi kumva n'ibintu ngiye kuvuga bise biva mu mutwe oya shavu ibyo navuze mutarazi imiti nayivuze nshyiraho ni mana oya ntabwo ndi burire ariko reka mvuge gutya sibyo ndishimye cyane ururabo hari abantu barufata ngo ubwo usanga iyo guhangwa ayo mafaranga inshuti yanjye ntabwo ubuzima bwose tubamo buba bukeneye amafaranga nubwo ngenda umukunzi wayo ariko nzi ko hari ibindi bintu dukeneye bikomeye cyane kuruta ayo mafaranga urumva nanjye nabitekereje ndavuga ariko aya mafaranga ntabwo ari menshi ariko si na make urumva ndavuga ako kubera iki ntayaguha mwanarwana n'umutima ururabyo rwonyine ariko nibuka ko wambwiye ngo urarukunda oya ndarukunda kandi indabyo zifite ikintu cyiza zisobanura noneho ikindi ngewe mfite umwana w'umukobwa ukunda indabo cyane mama wanjye yakundaga indabo cyane none nanjye ndi gusaza nkunda indabo cyane yego sha ndazibonye ubu ibyiza biri imbere buriya niba umuntu yigomwa muri bike afite cyangwa muri byinshi afite akakuzirikana akagira ikintu agukorera ubu uri umunyamahirwe mujye mushimira imana imana ikumera umugisha imana iguhe byose wifuza iguhe inshuti nziza zitari izo kuguteza ibihombo ihaze kwifuza kwawe kandi nk'uko nabivuze cyangwa wenda gake aho uzanyenera mbishoboye nzabikora si ukuvuga ngo ni uko ngo hari ubumenyi bwa hatari mfite cyangwa ibindi bintu bya danje hoya ahubwo mu bwenge buke mfite twabusangira ariko ubundi uribuka sitore ukuntu twahuye
njye nicyo kinera no kugukunda cyane. Ubundi biragoye ko abantu kangaruke aha ni iwacu hano nisanzuye. Urumva KECAPU ukuntu twahuye nari nsanzwe ngukunda, noneho mbona ngo wabyaye impanga 3 wakoze kwa Yago. Noneho mfata nimero, narabanje ndanakireba ndongera ndayifata, mpamagara sheri ndamugaza ko mbonye KECAPU koko yabyaye abana 3 kuko numvaga ari bimwe bya showbiz. Noneho arambwira ati wafashe nimero ye, ndamwasha abasitari nubaze nayifata sikazamarira iki. Ndayifata ndakwandikira, mbona uransubije ngo ngo tuzamenyane, ntabwo ahise ufata nimero yanjye. Ndongera ndakwandikira, waravuze ngo abantu babyaye 3 ngo bazakwandikire. Ndakwandikira numva nyine twaganiriza abantu. Umva yahise abyakira mu munsi cyo gihe wari ugiye no kuza mu rugo, bisanga simari duhurira hano n'ubundi nari hafi. Birangije rumva nundi yarankoresheje ikiganiro, byari no kuba birangiye ariko ntago byarangiye. Takomeza tuvuga ni nawe muntu kubeshya n'icyaha wangira inama yo gufungura cana. Mu gihe abandi twe tuzanye bambwiraga ngo biragoye ngo ibiki, ariko hari ijambo wambwiye rima courage buri munsi ngo ntacyo wageraho utavunitse, sibyo? Niyo mpamvu rero aho ngeze ni ukuri mbihamo uruhare rwinshi, wowe nawe ufite uruhare rwinshi, wenda n'umuryango wanjye n'umugabo wemeye ko mbijyamo, ariko wowe iyo utama inama ntabwo wibuka naguhaye audio nkubwira abona bikora urama courage, ambwira ati courage nzagufasha aho nshoboye. Nese warunzi ariko uwo mutima uzawihorane, ariko ni n'Imana yihuriza n'abantu. Ariko nukuri wamaye courage biranezeza, nahise ngusubiza ndakubwira narinzi kuri bunci intege, cyangwa se nkumva wenda wajyana ishyari ku mutima ukambwarangirira ishyari ahageze se gute. Ariko imbere y'Imana ndibuka igihe kimwe ngeze kwandikira kuvuga mbabare mbere nk'umuvandimwe, urambwira ati ndabyemeye. Uyu mudamu aho mukeneye inama arazima, uko tureba turangana nuko njye nazingamye njye nazingamye ko n'umubiri wanjye, ariko nukuri Imana y'isi n'ijuru abantu kandi mufata umuntu ko atari kubereye izi kamera. Nubuze umuntu ni mu bantu umunsi ku wundi, ni mugace imanza ujya aho ngaho uvuge mba mbona ameze gutya ni igiki kibise kindi umuntu aba yakoze. Ni ukumubona kuri kamera kuko KECAPU akinibisha. KECAPU muzi imbere y'Imana habanye na Neri. Ngaho komeza ikiganiro, ndagukunda cyane, uri umubyeyi mwiza. Zagwa byinshi yego sha nukuri. Urumva njyewe rega nagize ikibazo mu buzima, deza nahuye n'abantu babi gusa, sima ncakurira kuri izi kamera. Urumva ntago ari ngombwa noneho guhura n'umuntu noneho nk'uyu ukunzwe, nkabona amaye agaciro, uramamagara yego shabi Imana we wanyongereye imbaraga, we ntago wabyumva. Ariko byihorera amafaranga ya mbere YouTube bazameba nzayaguhamo akantu, sibyo? Kandi merisi uzakomeza ufashe n'abandi utitaye ku muntu. Hari n'igihe narasaga, noneho hari igihe navuye hano mu kiganiro umuntu arambwira ngo urwo rukanzu ni kuvanye ngo imbere ya KECAPU ngo rumeze gutyo wirira. Urumva ariko nshimira ukuntu wowe ntacyo witaho naki, uzakomeza uba umubyeyi mwiza, bari abantu babera umubyeyi, abagukeneza abafasha. Ubundi nibwo bumuntu. Urumva bumuntu nyine turi mu ishusho y'Imana. Byatumara iki se gusenga kugira gute? Ariko urumva komera. Ariko Mana yanjye sha imbere y'Imana si uburyarya bw'abagore n'abanzi nta buryarya ngira. Iyo nakunze umuntu mba numva noneho nashimishijwe n'umwanya cyane wamaye. Kandi ukuri Mana navuga byinshi kandekere. Ngaho komeza ikiganiro. Sha reka mbabwire wapi nta nubwo iyo yabona ari kubura ikindi kintu yakoresha pe. Buri umva muri ino minsi amafaranga yarabuze pe, ndabizi nanjye yarabuze, tumerewe nabi ahantu hose. Ariko nyine kuba umuntu yigomwe ikintu runaka yagakoze kuko kaguhereza ibyishimo cyangwa kaguhereza agaciro, mujye mubyubaha. Ntabwo nari nzi kera kuva ndi umwana mu myaka 10 ntabwo nari nzi ko nzavamo umuntu wagirira umumaro undi muntu wawe wese. Ntabwo nari nzi ko nzavamo umuntu undi muntu akamubwira ati uri umuntu mwiza cyangwa se wakora ikintu cyiza. Rero ibi byose iyo bibaye mpita ntangira gutekereza
biriya byose byarabaye kugira binegure nzavemo umuntu muzima. Ahahise hacu nyine hagiye hatuma hajya hadutegurira imbere hameze neza, kandi niba warahuye n'ibintu bitari byiza cyane angana kuriya iyi saha akaba ari umudamu umanaginga urugo rwe, ntabwo twimena inda sibyo. ngeje bundi umuntu yaramugaye aranuka ngo agiye kwimena inda ngo wamusabirize iwe, nigeze nsaba ntari wanasabye ngo wamusabirize iwe ngo agacucu we aranuka tunaziranye. Ariko ni ukuri mujye mureka, nimba utanze ubuhamya urumva, niba utanze ubuhamya ni ukugira ngo bukomeze abandi, ntabwo ari ukugira ngo uze gusaba hano gusaba se ubundi Imana itaguhaye ninde waguha, Imana itaciye inzira. Ariko abantu mwirwa muvuga ngo yavuze ngo ibiki n'ibiki, hari uwo bikomeza. Hari umwana wamamagaye ejo bundi baragiye kwiyahura, afite story ndende, nayo nanamubwiye nibikunda wenda nzabikubwira mbahuze. Afite story iteye agahinda, hajemo gufatwa ku ngufu, arabyara afite 15, nyuma nabwo nyina arapfa, ari we yari asigaranye yicwa na kanseri. Ambwira ibintu nararize, ariko arambwira ngo kubera ikiganiro wakoze numvishe ko naho Imana itakura umuntu, nimba ibiganiro hari abo bitagufasha hari abo bifasha, sibyo? Abantu rero nibakirirwe batuka abandi ngo muri kwivuga bitwaye iki? Nimba twivuga ariko bikagira abo bikomeza, niho akagira abantu. Ubundi rega abantu nimukajyeho ngo muvuge ngo wagiye ngo uvuga ibintu byawe, wabivuze ubishaka, ntabwo haba habayemo agahato kundi muntu uwo ari we wese. Kandi ikindi nk'ibyo Anita avuze nyine urakivuga bikagira uwo bifasha, nk'ibyo by'imiti natangiye mbabwira ko umwe yavuze ikibazo cye ugasanga hari abandi benshi bagihuriyeho. Nta kintu rero wowe aka kanya bitewe na situation urimo ushaka kumva ko bataye umwanya, ko nta kintu bivuze, ariko undi nawe bitewe na situation arimo akumva bimeze neza. So rero n'ababeshye ntabwo ndi bukomeze ibintu byinshi. Ikiganiro umenya hari gifite nk'iminota 2. Nabasabye muze kujya muri comment mumbwire ibintu mwifuza ko nabakorera cyangwa se navugaho, mumbwire nyine buri kimwe cyose mwifuza mumbwire. Ikindi ku kijyanye n'abana banjye hari ukuntu nyiri kubipanga, ababinsabye ntabwo nabyibagiwe ntabwo nabyirengagije, biri mu nzira. Hari abantu benshi babakunze babona amaguru babona inyuma nyine batabazi, ako ndi hafi kuzabazana nyine twari tubona video zabo nyinshi, kuko ubu batangiye kurya, bamwe umwe aricara undi agendesha inda niba ariko navuga, urumva ni gutyo. Urumva nyine batangiye kugira ibintu bakora, kubazana ari abantu birirwa biryamiye, ndumva nta kintu nari kuba mbazaniye kindi, ariko kubona abana 3 umwe yicaye undi yagize gutyo, ukanabona ubuzima bwa hafi ya nyine bwa buri munsi bwabo cyangwa bwacu ukuntu baba bumeze. Hari ubibona akagira icyo abyigiramo, hari ubibona akishima, ni byinshi sibyo? Ibyo nzabikora, byo ndacyabyibuka ndanabizirikana. Rero ikindi kintu nifuza ko mungiraho inama, ndimo ndapanga kancece nzagaruka. Ibi nanjye kuvuga nyirabyo ari hano, nzaza kubagisha inama adahari sibyo? Imana ibamera umugisha, ndabakunda cyane, mukomeze mushyigikire abandi bantu bose, umuntu wese muzabona kuri kamera ariko basaba gukora subscribe, kuba mwamureba mujye mubikora sibyo? Ndabyizera ko abantu muri hano mugira urukundo, ndabinginze mujye mubikora mubarebe nabo bagira aho bava naho bagera. Nanjye mukomeze muzikore byahatari, turebe ko uyu mwaka warangira dufite 100,000 sibyo? Birashoboka ko mu mezi 3 niba dufite 50 na bingahe, mu yandi mezi angahe hasigaye kugira ngo umwaka urangire cyangwa ukwezi abe ariko tubibara, nabyo birashoboka sibyo? Mukomeze mushyigikire rero. Nyagasani yorohereza abantu bari mu buribwe, abantu barwaye, baba barwariye mu rugo cyangwa kwa muganga, imfubyi n'abapfakazi, Nyagasani babe hafi, aborohereze, ababuze ikintu cyo kurya Imana ibafashe mu kibone. Imana ibamere ibyiza byose, ndabakunda, bye.